Inquisition rero abantu umuntu yararebaga akavuga cyari ikintu giteye ubwoba cyane cyari gikangisho gikomeye umuntu akareba ati subwo nabaho nta kazi nshobora kubona nciriwe hiteka ijuru n'isi mbibuze kuko nyine nibo babifite umuntu akavuga ati nimpfa n'umuzimu wanjye bafite ububasha bwo kuvuma kugirira nabi ariko iki kintu ni kuki Kiliziya Gatolika yakizanye kuko Kiliziya Gatolika hari abantu benshi n'ubu yita batagatifu kandi niyo ibagira batagatifu none bituma abantu bariho bagira uburyo bayitwaraho bayigengeseraho kugira ngo imibereho yabo y'uyu munsi kuko ni nabo batanga akazi ariko nibanapfa bagira uko bazabagenzereza umuntu akabikora mu buryo bwo kwiteganyiriza mu mibereho y'uyu munsi na nyuma no hirya y'imva abantu bagahora mu bwoba niyo amazina y'abantu ugasanga umuntu bamuhaye izina ry'umutagatifu uwo muntu yarapfuye ariko bakamuragiza umuntu wapfuye akaba agomba kumusaba kunyura muri uwo muntu akamwereka ati nawe wabayeho babaye nkanjye none dore ngeze mu mibabaro nk'iyi uwo muntu ni Kiliziya yamuguhaye niyo yamugize umutagatifu urumva ububashe gufiteho ariko ijambo ry'Imana risobanura Imana itanga umudendezo na n'ubu ubu ngubu tuvugana Uwiteka arabwira Farati rekura abantu banjye amen urubanza rwabaye 2017 yego umuntu ajya kurega Kiliziya ati hari ikibeho twe twari dusanzwe mu banyarwanda kuva kera habonekeraga umugabekazi Nyirarumaga ibyo uvuga no kuri se urubanza rwarabaye yego nuko Kiliziya barayikurubana no mu rukiko rwahereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubwo ni Nyamirambo ugera no mu rukiko rukuru umuntu aravuga ati arondora amateka uko byahoze imyaka myinshi abanyarwanda bajya hariya kuramya umugabekazi wabo w'icyo gihe ati none ni gutaboneka mukamwitirira iwanyu urubanza rwari rushyushye yaraye muri iki gihugu umuntu wacu yarabonetse kuki umwitirira iwanyu nyine ibintu bya Kiliziya ni igipagani kindi nk'ikindi cyose igipagani byambaye ishusho y'ubukristo kandi Rwanda nibo babirebye bakavuga ati Kiliziya yakuye kirazira ariko icyo bashaka kuvuga nuko Kiliziya yimitse ibizira yego kuko niba kirazira yarazikuye ubwo nyine icyo yimitse ni ibizira n'ibinyuma biraho Mwibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho umucyo w'isabato tubahaye ikaze muvandimwe duhuriye ku mucyo w'isabato ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nanone nishimiye yuko tugize amahirwe nkunda kubyita amahirwe kubera yuko kuba twaramutse si biri mu mbaraga zacu ntabwo ari umushinga wa mwene muntu ni ubuntu bw'Imana gusa tukaba twongeye kwibona muri uyu mwanya kandi tukaba tugize amahirwe yo kongera kurambura ibyanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana Imana yacu yabwe icyubahiro ngarukanye kandi na mwene data Kerirwa Mapera tumaranye iminsi aho turi gusuzuma mu buryo bw'umwihariko ingingo twaye insanganyamatsiko ivuga ngo mbese izoro rigeze hehe twishimiye kubana nawe niba ari ubwa mbere kandi nawe dusanganwe twongeye kuguha ikaze kugira ngo tuze kubana mu kiganiro Keriya makuru turashimira Imana yego Imana ishimwe tugize amahirwe yo kongera gusukura ibyigisho byacu mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina tubanze dusenge
Data turagushimye kubw'ubuntu bwawe bwinshi uhora utugirira iteka ryose, n'ubu duhaye amahirwe yo kongera kurambura ibyanditswe byera ngo twumve uvugana natwe. Baratubwiye ngo dukwiye kubeshwaho no kwizera, umukiranutsi wawe azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma ntabwo uzamwishimira. Kandi dusobanura yuko kwizera guheshwa no kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo. Turajeho kugira ngo twumve ijambo ryawe kandi uduhe umutima wizera, nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. amen. Duherukana turi kureba bya bihe by'umwijima, turi gusuzuma mu buryo bw'umwihariko imikorere y'ubutegetsi bw'i Roma mu gice cya Roma ya gikristo yategetswe n'ubupapa. Hari ingingo zikomeye twagiye tuganiraho, uko bigaruriye intekerezo z'abantu, uko aho ubupapa bwageze umwijima w'icuraburindi wakomeje kurushaho kubudika, bituma abantu batamenya ukuri kw'Imana. Aho rero n'ubundi no tugiye gusubukurira tureba ngo mbese ni ibiki byaranze ubu butegetsi. Twarebye byinshi ariko hari n'ibyo twasezanije abantu ko tuzongera tukagaruka mu buryo bw'umwihariko, ndetse ndagira ngo duhere kuri iki, ku nyigisho ziteye ubwoba z'ibinyoma zifite uruhare mu ikandamiza mu by'umudendezo w'idini, ariko atari ibyo gusa ahubwo bigenda bigakora no ku bukungu bw'abantu ndetse n'imibereho yabo bwite. Ndagira ngo duhere ku ngingo ya rwa urukiko rudasanzwe twabayeho mu mateka y'ubutegetsi bwa Roma, bwitwa Inquisition. Ese uru rukiko rwashyiriweho iki? Imikorere yarwo se yabaye yihe? Ni izihe nyungu, ni ubuhe butabera rwazaniye abatuye isi? Roma, umukuru w'itorero w'i Roma amaze kuba Silvestre wa mbere, amaze kuba umuntu ukomeye, akaba umupapa, akajya acira abantu imanza, agatangira kugenda anarwana n'intambara z'ubusugire bw'igihugu cye. Yageze aho ahura n'abamuhakanya. Yego. Abamuhakanyaga rero ntabwo bari mu rwego rwa politike, bari mu rwego rw'idini. Yego. Babona byakorwaga icyo gihe, bakabona, urumva icyo gihe ntabwo cyari cya kera nk'uko bimeze ubu ngubu ugereranyije n'itorero rya Efeso ryabayeho. Hari hakirimo ikibatsi, abantu bakibuka cyane ibyo itorero rya Efeso ryigishije, arizo ntumwa Pawulo, ba Petero, intumwa za Kristo. Ubwo rero yahuye koko n'ubuhakanyi, abantu bakabihakana, bavuga ati ibintu, inyigisho izi n'izi, kubatiza ku gahanga, isabato n'ibindi byinshi byarimo ikandamiza ryo kwizera kw'abantu. Abantu babigiraho ikibazo, niko gushyiraho urukiko rugenewe abahakanyi, heretics. Ubwo ni nko kuvuga abantu batemera, ntabwo twavuga batizera kuko n'ubundi bavuga kwemera. Abo bantu rero batemera ibyo umwami w'abami ari we n'umupapa yagennye, nuko babashyiriyeho urukiko, Inquisition, kugira ngo rubakurikirane. Iri jambo riracyakoreshwa no mu mategeko, ariko ngo rukurikirane aba bantu, runabahe ibihano. Ni nk'uko nyine n'abanyarwanda bagiraga za gacaca kera. Mbese ni urukiko, ni impromptu, ni urukiko rwashyizweho mu gihe kubera ikibazo cyari gihari. Hari sisitemu isanzwe yo kuburanishamo abantu, ariko uru rwari umwihariko w'abo bantu b'abahakanyi, kugira ngo bahanirwe ibyaha byabo. Aho rero niho hagiye habamo ibyemezo bifatirwa abantu, hakabamo kubaheza, hakabamo kwicwa,
hakabamo kubanyaga bitewe nyine n'igihano kibakwiriye, hakabaho no gutwikwa. yego Kubera ko Kiliziya Gatolika ibyayo byose babitekereza hano ku mubiri. Idini ryumva ko unyazwe ukabaho nabi byatuma ugira icyo wibwira cy'ubugingo. Ntaho bihuriye ariko nyine bo ibyabo ni hano ku mubiri, nicyo kubera ko bafite ikibazo cyo kuvanga leta n'idini, bituma imyumvire yose ishamikira ku bikorerwa ku mubiri. Kandi n'abaprotesitanti benshi baba bumva ko iyo umuntu abuze akazi, hari n'abantu njya numva bavuga ngo ariko se ubundi wabaho mu isi uri umukene ukazabona ijuru. Ibintu byose barabivuga. yego Abakire ni benshi bazajya mu ijuru n'abakene ni benshi. yego Ibyo bintu ntabwo bituma umuntu abona ijuru cyangwa ntari. ahubwo ibiramambu Yesu agaragaza ko kujya mu ijuru k'umukire ari byo bigoye. Nibyo bigoye kubera ko aba yishingikirije kuri ubwo bukire. Ikibazo ni ukwishingikiriza kuri ubwo bukire, kandi abantu benshi nibyo niko baba bumva ko ubukire bwabo ari bwo bubakiza no mu yindi mibereho y'iby'ubugingo. Aho rero bakabona ko iyo umuntu bamunyaze, niba yari afite imisozi, niba yari ayoboye paruwasi, ubwo nyine ni icyo gihe bakabona aratanye arabyanze, atangiye kuzana ubuhakanyi ahakana ibi n'ibi, iyo paruwasi bakayimwaka, bayimwaka ubwo nyine baba bamunyaze. yego Icyo ngicyo cyatumaga bibwira ko ashobora kubabara, akagira ibyo akora bishobora kumuhesha ubugingo. Aho rero niho bagiye bibeshya ku ngingo nyinshi, bakagenda bahana abantu benshi bagasoza bishwe, bababajwe ku mubiri. Ibyo byose Kiliziya bikoraga mu rwego rwo kugira ngo abantu bayigarukire. Kuko n'ubundi iyo Kiliziya ibyo ikora byose ni ibya hano ku mubiri, iby'agahato nta mudendezo. Ni iki mu by'ukuri umuntu imbere yumva hagati ye n'Imana? Oya, niba bavuze bati iki kintu kiradushimishije, kujya hariya ukabyina ukishima ukamwenyura, nuko tubona abantu benshi baba bababaye ariko bakifotoza. Njya mbona no mu bukwe umuntu avuga ati tujye kwifotoza, mu by'ukuri ubukwe babukoranye stress nyinshi, ariko iyo stress ntabwo igomba kuza mu mafoto. Bakajya hariya bakifotoza, mu by'ukuri ntibishimye, ntaki, bafite stress nyinshi. Abantu muri iyi minsi nabo niko batekereza. Nubona abantu bagashyira kuri status we n'umugore we ngo turishimye, none umugore yabibona ahavuga ati koko uyu mugabo arankunda ubwo ashyize kuri status. Kandi mu by'ukuri siko bimeze. Abantu mbese iyo myumvire iyo yose, abantu bakambara impeta nyinshi ku ntoki zabo kugira ngo bigaragaze ya fiancé y'urushako. Ibyo nyine ngo bibeho, ngo ibyo bigaragaza ko abantu bashatse, ko bari faithful ku bagabo n'abagore babo. Ibyo bintu byose ni ibinyoma. Niko byagiye byinjira mu bantu n'ibintu byinshi. Mbese na Kiliziya nayo yabaga bavuga ati niba ari umunsi uyu n'uyu ugomba kugaragaza ko wakunze umutagatifu wawe. Ubwo nyine iyo utabikoze ugatangira kuzana inyigisho zindi zo badashaka. Urukiko rwa Inquisition rero rwari rubereyeho abantu bahakanya inyigisho za Kiliziya Gatolika yari yazanye, zirimo n'ibyo n'icyumweru n'ibindi byose bikura abantu ku byanditswe byera. Nicyo cyazanye iyo Inquisition cyangwa Inquisition. Yego. Ukomoje ku bintu by'iterabwoba cyangwa se torture cyangwa se torture,
ariko hari ikindi kintu kidasanzwe uru rukiko rwakoreshaga cyiswe excommunication cyangwa se excommunication. Yego. Aho bavumaga akarere, ubwo abantu baho bakajya mu bwoba. Ndagira ngo uza gutinda cyane ku ngingo y'iterabwoba cyangwa se gukangisha abantu. Yego. Aho waruvuze iby'amakwe n'imibanire y'abashakanye, aho nta muntu wemerewe gushyingirwa muri ako gace, nta muntu wapfuye bari buhambe. Babizi ko n'imihango yo guhamba nayo igendana n'ibindi bintu byo gutera amazi avuye mu kiliziya, ibiki padiri akaza akabiha umugisha, cyane cyane yuko tuza kubona yuko batanizera ko umuntu aba apfuye. Mbega ino excommunication uyibona ute mu mitegekere ya Roma, tunagaruka kuri wa mudendezo w'umutimanama twabonye, n'uburyo abantu bajyanwe rwose kugira ngo bizere ubupapa bw'i Roma yuko aribwo bufite ahazaza habo mu biganza. Iyi excommunication tutanibagiwe ko habagaho no gufunga abantu incommunicado. Nanone nayo ni uburyo umuntu akaba afunzwe nta wundi avugana nawe ari iyo ngiyo. Ariko habagaho niyo excommunication ishobora no gukorerwa igice kinini. Yego. Muri make lockdown. Ariko idasanzwe ikora ku ntekerezo cyane, ku buryo abantu baho batanye bashobora guhanwa. Abantu bakaba badashobora guhamba babo kuko nyine ubibakorera ntawe. Abantu badashobora gushyingirwa no gushyingira abantu n'ibintu byinshi. Mbese bakaba mu muhezo umuryango cyangwa igice. Baremaga urwango runini ku buryo ni nka bya bindi by'Abanyarwanda bavuga ngo wumvaga umusozi umwe bavuga ngo ati hano ntihararwa. Imyumvire nk'iyo mbese ni ibintu bisa neza n'igipagani cyose ku isi. Imyumvire nk'iyo abantu bagahezwa uko nguko, n'umuntu ku giti cye akaba ashobora no kubaho adashobora kubona ahantu na hamwe ashyingirwa mu gihugu. Ubwo nyine yaravuzweho ukuntu bikaba bisaba ko akora process ndende yo gusaba imbabazi, yo kwigaragaza ko yababaye, yo guhora muri za novena nayo mashapure, imbabazi mbese kubigaragarira umubiri abantu bakabibona. Nyine ni cya kindi cyo ku mubiri bo nicyo bashakaga. Ntibitaye ku kuba umuntu imibanire n'Imana imeze ite, ko n'ubundi Imana ntayo bizera. Iyo ugaragaje ko wubashye umuntu, kubarara ugasaba imbabazi, abantu bakagenda mu rubura, agenda asaba imbabazi bakavuga ati ubwo yihanganiye urubura karubama karuhagararamo, ubwo nyine aricujije. Ibintu nk'ibyo nibyo baba. Mbese habayeho igihe cy'umubabaro munini ku bantu bose. Ubwoba bwabaga ku bantu, umuntu akavuga ati ubwo ntabaho nte. Hari igitabo hano mfite cyitwa Rwanda Before Genocide. Umwanditsi Jeje Kani ni Jesuit, ni professor muri kaminuza y'Abagatulika y'Abayesuiti muri Amerika imwe. Yaranditse aravuga ati Musinga amaze kwicwa basanze Abanyarwanda basanze nta kindi bashobora gukora uretse kuba Abagatulika. Yego. Haba mu buhinzi basanze ibintu byose byarafashwe ku buryo kuba umutware, kubiki byose qualification ya mbere no kuba uri Umugatulika. Waba udafite imyumvire ya Kigatulika akaba nta kintu ushobora kubona mu gihugu cyawe. Niko bakoraga kuva kera. Inquisition rero abantu umuntu yararebaga akavuga cyari ikintu giteye ubwoba cyane. Cyari igikangisho gikomeye. Umuntu akareba ati ubwo ntabaho nte, nta kazi nshobora kubona, nciriweho iteka,
ijuru n'isi mbibuze kuko nyine nibo babifite. Umuntu akavuga ati nimpfa n'umuzimu wanjye bafite ububasha bwo kuwuvuma, kugirira nabi, nibo bafite uburenganzira bwo kumvana muri purgatori. Mbese ibintu byinshi. Mbese ariko mana, abantu nuko nyine abantu twibagirwa vuba, uretse ko tutanareba kuko n'ubu birahari. Abantu bakabaye bakanguka bakabohoka mu mitima yabo, bagasanga Imana ikabomora. ngira ngo tuzarushaho kujya mbere tureba n'imikorere yayo, kuko tuzareba no mu gihe cy'ubuprotestani ubwo hagaragaye abantu bahakana izi nyigisho ku mugaragaro. Urukiko rwa Inquisition rwakoze ibintu bikomeye cyane mu kurwanya abaprotestani. Hari amatsinda y'abawaridensi urukiko rwarayibasiye cyane, ariko si bo gusa, ubwo n'amatsinda atumva kimwe na kiliziya nk'abayuda bafite inyigisho za kiyahudi, abayisilamu, ni abantu bagiye bakorwaho cyane. Sabo gusa mu by'idini, ahubwo no mu bisanzwe muri siyanse twigeze tuvuga uriya mugabo Galileo nawe yaciriwe urubanza na Inquisition. Ni ibintu bidasanzwe byabayeho mu mateka y'isi tutagomba kwirengagiza. Warukomoje rero ku bijyanye na purgatori, nacyo ni ikindi twavuze ko tuzongera kurebaho gato. Purgatori izamura ibibazo bidasanzwe byo kudapfa kwa roho. Noneho tukibaza ese Bibiliya ubundi ivuga iki kuri izi ngingo? Kuki abantu babaho muri ubu bwoba yuko papa natabababarira cyangwa padiri nadatangaza yuko babohowe? Kuko impamvu izi ngingo zikwiye kurebwaho cyane, dufite ibihamya byo mu mwuka w'ubuhanuzi bitwemeza yuko uko Roma yakoraga kera ariko izongera gukora igihe izaba yongeye kwicara neza ku butegetsi, maze kwigarurira ubutware bw'isi. N'ubundi imikorere yayo niyi. Ntabwo ibi bintu babyihannye, ni uku nguku bakibyumva, ni uko bikimeze. Dore ko mu bintu bidasanzwe bizwi nuko papa atibeshya, niyo mpamvu bamwita nyir'ubutungane. Ubwo ntabwo ibi bintu babibona nk'aho bibeshya, ni uko bashaka ko isi iyoborwa. Niyo mpamvu tugomba kubyiga tukareba ese ibi bintu ni ibiki. None ino purgatori ni izihe ngorane iri buteze, haba mu myizerere ku bakunda Bibiliya, ariko kandi no kuyoborwa n'ubwoba nk'uko nguko warukomojeho mu kanya. Bubatse ikintu ni fiction, ikintu gitekerezwa gityo, ko hari aho umuntu ajya abaye yaritwaye nabi akajya kubabazwa ahantu. Aho hantu rero hakaba hasigaye abandi bazima bamusengera, bakavuga ku batagatifu be bande bose. Niba tuvugiye umuntu yitwaga Yosefu, bagasaba n'uwo mutagatifu ko Yosefu wundi wapfuye, uwo mutagatifu nawe amukomeza kumusabira kugira ngo ave muri purgatori. Ni ikintu cy'icyoba nyine. Buriya Imana irifuza abantu bayiramye mu mudendezo, kandi Imana irifuza imitima ibohotse ifite umudendezo. Abantu bizera neza ko bo bavugana n'Imana, ko Imana ivugana n'umuntu ku giti cye, ikamwemeza ibyaha bye, ikamubwira n'uko akwiriye gukora ibyo bintu. Imana ibivugana n'abantu bayo, ariko iyo communication hagati y'Imana n'abantu bayivanishaho imyumvire nk'iyo, ko bo bonyine aribo bashobora gutanga umugisha, umuntu akabona ubugingo buhoraho. Ukuzanye ikindi cya penitence, nyine ni urusobe rw'ibyaha nk'ibyo byose byakorewe abantu, imitima y'abantu ikaboho. Intebe ya penitence nari nyivuze mu Kinyarwanda gikwiriye. Noneho abantu bagahorana ubwoba, umuntu agatekereza, kubera ko bumvaga ko iyo umuntu
bumvaga uyu muriro bakavuga ati nzaba nkiriho ahantu ho kubabarizwa, nzababara, nuko akaba yumva ko hari abantu bashobora kumufasha. Habagaho n'abantu b'abanyabyaha cyane, ariko akumva ko afite amahirwe y'uko aramutse asize abantu hejuru ku isi bashobora kumusabira aho hantu azahava. Ibyo bintu byose bikaba mu bantu bishamikiye ku kuba habagaho iyo myumvire nyine Kiliziya yazanye ko kudapfa kwa roho. Kandi reka nkubwire n'ubu iyi element irahari mu bantu. Yego. Aho umuprotestant atari abagatolika bo tubihore kuko n'ubundi nibyo byabo, ari hakabaho umwaposo, mu pastor, akaba afite abantu abayoboke bamuyobotse, ariko bumva ko uyu muntu ari we wenyine uhari ushobora kubahuza n'Imana. Nigeze kujya ahantu mu itorero rimwe, ariko ubwo nari mu kazi kanjye nk'umunyamakuru, ngo ni 2018, ari inkuru nacukumburaga y'ibintu bikorerwa mu nsengero zimwe, hari icyo bita process ya deliverance. Yego. Hari ahantu nagiye nsaba deliverance, batangira kumbaza ibintu byinshi, ibintu bimeze nka Kiliziya Gatolika, akakubaza wowe iso igisekuru ukomokamo, ukabura abasokuruza bawe, ugatanga amabanga menshi y'umuryango wawe. Ese iso yigeze kubyara, aho yakubyariye ni bande baguteruye mbere, bakakubaza ibintu, so na nyoko barasezeranye muri hedini, ibintu nk'ibyo. Noneho bigatuma utanga ayo makuru yose. Kandi reka mbwira abantu ikintu cyitwa n'uyu munsi kirahari cyitwa data harvest. Ni ikintu cya Kiliziya Gatolika kuva kera, kuba ifite data ku bantu cyane bikomeye, amakuru ku bantu ya kera. Ubu nshaka ibisekuru byanjye Kiliziya bifite. Ubu ngubu abantu benshi barabibuze, Kiliziya niyo bifite. Ariko iyo bo bagufiteho inyungu basubira inyuma bakavuga batari ku uyu muntu ninde, ni mwene kanaka babaga hana, batari abantu bo muri aka gace no kuva kera. Ntibumva izo data baba zifite. Iyo mubona izi Google n'ibiki byose bijyana data z'abantu, inspiration bayivana kuri kunyumvira Kiliziya Gatolika kuba bafite data z'abantu bakurikirana mu ruhererekane rwo kuva kera. Ibyo bintu rero bikabaho ngaho, ukabona umuntu w'umupasitoro yitwa apostle cyangwa pastor mu gisata cy'ubuprotestant, akaba ariko tuvuga, ariko nawe yarafasha abantu bugwate muri ubwo buryo, atararekuye abantu ngo bige ijambo ry'Imana, ahubwo yabireherejeho. Abantu bakumva adahari ibintu byose byagwa, ibintu nk'ibyo. Niko rero na Kiliziya yari yarubatse icyo kintu cy'ubwoba mu bantu, abantu batifitiye confidence ko bashobora kuvugana n'Imana, ko Mwuka Wera ashobora kuvugana nabo, ahubwo igihe cyose bashakira agakiza ku bantu bagenzi babo, izo penitensiya basaba imbabazi, wenda twaza no kuzigeraho. Uretse ko ibi bintu byose byabaga ari n'ibinyoma, nyine ni urufatanye rwa leta n'idini. N'izi penitensiya zari uburyo bwa bwa intelligence, amakuru, umuntu akavuga icyaha yakoze, kandi ku rundi rwego yari ari mu iperereza, bakamushinja icyaha, hariya akagenda agasanga padiri akavuga ati rwose ubu ngubu tuvugana nasambanye n'akanaka aha n'aha, kandi yari ari mu iperereza, mu rwego rw'iperereza. Ubwo amakuru akava aho ngaho, padiri agahita yatanga icyaha, bakakimushinja bakakimuhamya kuko niwe witangiye amakuru ahantu. Ni ibintu byinshi bakoraga idini rifatanije na leta, ariko ari uburyo bwo kuboha imitima y'abantu, bagasoza ari imbohe mu bya mwuka, kugira ngo bo bagire ibyo bageraho mu buryo bugaragarira ku mibiri y'abantu. Ngira ngo ni ibintu bikomeye,
muri cya gitabo intambara ikomeye ubundi nsomemo amagambo makeya iby'iki gihe turi kuvuga cyo kuzamuka k'ubutegetsi bw'ubupapa. Mwanditsi yanditse amagambo akomeye ngo ubupapa bwari bwarabaye umutware w'abari ku isi utegekesha igitugu. Mu gice cya gatatu amagambo asoza icyo gice. Abami n'abami b'abami bumviraga amategeko ashyizweho n'umupapa w'i Roma. Imibereho y'abantu yaba y'icyo gihe cyangwa y'iteka ryose yasaga naho iri mu maboko ye. Mu binyejana byinshi inyigisho z'i Roma zari zaremewe mu bantu benshi kandi mu buryo butaziguye. Imihango yayo yakoranwaga icyubahiro ndetse n'iminsi mikuru yayo ikubahirizwa n'abantu bose muri rusange. Amagambo hepfo yaho aravuga ngo nyamara amanwa y'ihangu ubupapa bwari bugezemo yari ijoro ry'icuraburindi ku batuye isi. Turimo turirebera iby'umwijima w'icuraburindi twibaza ngo ijoro rigeze hehe. Iki cyari igihe kibi cyane cy'ijoro ry'icuraburindi ubwo abantu bari babeshejweho n'ubwoba, ubwo nta muntu witekererezaga, watweretse ubushize ukuntu byakoze no ku bukungu bwabo bagasigara ari abantu batagira iterambere mu mibereho yabo bwite y'iterambere n'ubukungu n'ishyano rero. Ariko reka tugaruke ku byanditswe. Mbese ubundi Bibiliya itubwira iki ku byerekeranye n'agakiza ka mwene muntu? Ino ngingo y'uko hari ubuzima bukomeza kubaho umuntu apfuye ku buryo umuntu ashobora gukora ibyaha akazabibabarirwa kubera yuko abandi bamusengeye. Icyo cyizere Satani anyuze muri ino sisiteme yabibye mu bantu, Bibiliya ikivugaho iki kugira ngo bisobanuke neza? Ni ikinyoma. Icyo bari bagamije ni ukugira ngo babe bafasha abantu, umuntu ari muzima aba abizi ko ari mu butegetsi bwabo, ariko nubwo yapfa nanone ari mu butegetsi bwabo, kugira ngo nyine umuntu agire ubwoba bw'ibihe byose. Satani ni umugome cyane, yakoresheje Kiliziya Gatolika kuyobya abantu mu isi cyane. Abantu barabyemeye, ariko Bibiliya zacu mu Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 hari amagambo meza ngira ngo dutekereze. Iyi ni Bibiliya. Iravuga ngo abazima bazi ko bazapfa. Amen. Ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Umuntu yapfuye abapfuye, full stop, nta kindi kiri hirya yaho. Wowe uri muzima koko ubizi kuzapfa, ariko iyo upfuye nta nubwo uzi ko wapfuye, nta kintu ubuzi. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Ni ukuvuga ngo kubaho k'umuntu kuba kurangiye tuba dutegereje umuzungu, nta kindi. Bibiliya ni kwivuga. Ni nayo mpamvu iyo urebye Yesu Kristo azura Lazaro nta kintu yibukaga, kuko yakabaye azuka akavuga ati narababonaga hano murira, ati bikambabaza, cyangwa nagize ntya, nta kintu yibuka. Nagiye muri wa muriro wa purgatori. Irika nta purgatori ntacyo. Nyine yarazutse, nta kintu na kimwe yibutse, nta kintu bamubajije kijyanye no hirya y'imva ngo akivuge ngo ni iki n'iki. Niyo mpamvu na Yobu mu gice cya 14 ngo dusoma aya masomo ngire ibindi bintu nsobanura. Yobu, igitabo cya Yobu igice cya 14
nibutsa abantu ko igitabo cya Yobu ari cyo gitabo kirimo ubusobanuro bwinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu ndetse n'isi bavuga ngo irazenguruka uburyo Imana yayiremye yayibambye ibyo bintu Yobu ni igitabo kibisobanura. Imana yararimusobanuriye. Yego. Mu gice cya 14 yego umurongo wa 14 harabaza ngo umuntu napfa azongera abeho. Turebye inyuma guhera ku gice cya 12 havuga ngo Yobu ahinyura amagambo y'inshuti ze. Aya magambo ni Yobu yivugira, nta nubwo ari inshuti ze zimukwena zirimo hano. Ariko ku murongo nshaka ko twibandaho wa 20 19 20 umutsinda buheri buheri akagenderanira ko uhindura mu maso he ukundi ukamwohera abahungu be bagira ikuzo ntabimenye. Yego. Nta kintu azi. Yego. Hari abantu bibuka umuntu akaba yibuka umubyeyi we wapfuye umwaka ushize noneho yabyara akababazwa cyane nuko umubyeyi we adahari. Koko nibyo nk'uwo muntu akwiye kubabara, ariko ntakwiriye kuvuga ngo akajya nko ku gitura akavuga ati data tiyuburiho ubu ngubu nyine ntariho, dore wa mwuzukuru wawe yarakuze namuzanye murebe ntabwo mureba n'indabyo umuha ntabwo zimuhumurira, ahubwo akaba barazimuhaye ari muzima. Mbese uko ni ukwibwira gupfuye guhuza abantu n'abapfuye. Reka tuze tubigereho. Abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bacishwa bugufi ntamenye agakuru kabo. Mbese akarangira atyo. Umuntu yapfuye ibyo biba birangiye, nta kandi gakura amenya bikorerwa munsi y'ijuru. Ariko iki kintu ni kuki Kiliziya Gatolika yakizanye? Kuko Kiliziya Gatolika hari abantu benshi n'ubu yita abatagatifu, kandi niyo ibagira abatagatifu. None bituma abantu bariho bagira uburyo bayitwaraho, bayigengeseraho kugira ngo imibereho yabo y'uyu munsi, kuko ni nabo batanga akazi, ariko nibanapfa bagira uko bazabagenzereza. Umuntu akabikora mu buryo bwo kwiteganyiriza mu mibereho y'uyu munsi na nyuma no hirya y'imva. Abantu bagahora mu bwoba niyo amazina y'abantu, ugasanga umuntu bamuhaye izina ry'umutagatifu. Uwo muntu yarapfuye, ariko bakamuragiza umuntu wapfuye, akaba agomba kumusaba kunyura muri uwo muntu, akamwereka ati nawe wabayeho babaye nkanjye, none dore ngeze mu mibabaro nk'iyi. Uwo muntu ni Kiliziya yamuguhaye, niyo yamugize umutagatifu. Urumva ububasha gufiteho. ngira ngo abanyarwanda barabyumva cyane. Usanga n'amazina yacu menshi naho amazina yacu akenshi ayishingikirije ku Mana, amazina y'abanyarwanda benshi. Ariko ayo mazina yitwa amapagani. Noneho amazina y'ibigirwamana by'i Roma by'ibisitati byahozeho. Umupadiri Piyasi ufite ibyo yapfuye na Rukara rwa Bishingwe, umupadiri nawe ni umutagatifu. Ni document nabonye baramutagatifuje ko yahowe Imana. Ariko sindabona abanyarwanda bitwa Rupiyasi. Wenda barahari abitirwa uwo mupadiri. Ariko barahari ba Karoli Rwanga, ba Rwanga ba Uganda barahari. Ariko aba ni abantu bagomeye ubwami bwaho bwa Uganda, ariko ni abatagatifu. Mbese ni uburyo bwashyizweho abantu kubahoza mu bwoba, kuko Imana yitanga umudendezo, abantu bagahora mu bwoba ko hari ubafiteho ububasha hano mu isi ashobora kubahesha akazi cyangwa kukabima, bagakena akabambura ibyabo.
ubwo bubasha arabufite, ariko nibanapfa afite ububasha bw'uko agena imibereho yabo yo hirya y'imva. Abantu bahora muri ubwo bwoba, akabona n'ubundi azajya agaruka ku isi, abona uko abana be batorongeye babayeho nabi, kubera ko yanze kumvira kiliziya niyo yatumye apfa. Ariko yabona n'uburyo abayeho hano ku isi, akavuga ati abana banjye nzabasiga muri iyi mibereho bahanwa igihano cyanjye, ariko nanjye aho ndi nzajya nza mbasure, kandi mpanwa ndi mu muriro nabo bari mu abantu babaho mu bwoba igihe cyabo cyose. Ariko ijambo ry'Imana risobanura Imana itanga umudendezo. Na n'ubu ubu ngubu tuvugana, Uwiteka arabwira Farati, rekura abantu banjye. Amen. Ariko dusaba Imana rero twagure mu ntekerezo zacu no kumenya umudendezo utangwa n'Uwiteka n'ibyanditswe byera. Abantu bave mu bwoba, abantu bave mu binyoma, mu bubata bw'ibinyoma bwagiye bushingwa na Kiliziya Gatolika. N'ubu ngubu buracyahari abantu babugenderamo, kandi ibintu byahinduye imibereho y'ibihugu byinshi n'imibereho y'abantu ku giti cyabo. Abantu bagahora mu bwoba, barwaye imitwe, bikanga abantu babo bapfuye, kandi abo bantu barasinziriye ntibahari. Abantu bagahora mu bituro, abantu bagatanga amafaranga menshi ku bantu bapfuye mu buryo bwo kubaveneratinga, bwo kubaramya no kubazamuka, bakabubakira imva zikomeye. Abantu bakifuza amarimba akomeye ngo umubyeyi wabo aba ariyo abamo. Ariko umuntu iyo apfuye simpura abapfuye, ntabyo byibuka ukundi, ntabwo azagaruka arwanira isambu. Hari n'ibintu bajya bavuga ngo umuntu yarapfuye ngo akomeza ngo kuba muremure ngo yanga guhambwa. Ntibibaho. N'ibintu byose by'imyumvire y'abantu, measurements umuntu aba azibeshyeho ibisanzwe. Ariko abantu bakavuga bati yanze guhambwa, ubwo mugira icyo mukemura. Niba muzi ko hari amafuti murimo muyavemo bisanzwe, ariko mwe kwitwaza umuntu wapfuye kandi yapfuye nimwe bazima. Mbese agakiza k'abazima gashakirwa mu bapfuye. Ibintu nk'ibyo umuntu akirengagiza igitinyiro Imana yamuhaye cy'ubuzima, Imana ibimutije kugira ngo akore yumvire ijwi ry'Uwiteka. Mbese abantu bakagenda ku bapfuye. Ibyo bintu ni ibya gipagani, n'Abanyarwanda hano barabigiraga. Imyuka y'abapfuye. Hari n'umwami hano wafashe umuntu umwe wapfuye wari inshuti ye witwaga Ryangombe, ategeka Abanyarwanda kujya bamusenga. Yamugize umutagatifu, kuko ari abatagatifu ba Kiliziya Gatolika. Ariko ibi bintu tubisubiremo, bitumye kenshi abantu batizera ibyanditswe byera, kubera ko Kiliziya Gatolika igenda ivuga ko ntigishaka kwivuga, ivuga ko ari ubukristo, bigatuma n'ubukristo bundi butukwa. Uhura n'umuntu akavuga ati ariko ubwo nkamwe muvuga ko muri abakristo, mumuterekera imandwa z'abapfuye bahandi, kandi mufite iziwa, ntufite so wokuruza wawe, kuki utamuterekera? Kandi abo bantu bari kuvuga ukuri. Kandi bavuga ukuri. Nyamara jewe ibyo bintu simbirimo, ariko kubera ko Katolika ibikora kandi kiyita ko ari inkristo, bigatuma nanjye bantu banshyira muri ako gatebo. Kandi mbese ubutumwa bwiza bugatobwa, ijambo ry'Imana rikabura aho rivugirwa, kubera ibintu by'abantu biyitirira bo mu ijambo ry'Imana kandi atari bo, ari ibintu bagendera mu bihimbano nk'ibyo Abanyarwanda ba kera. Mbese Imana niyo yonyine ifite ububasha bwo gukabakaba intekerezo z'abantu, ariko ijambo riba rivuzwe. Kandi tuba dusaba Imana ngo abantu bakomeze kugira byinshi bibaza, ku buryo Uwiteka yagenda abohereza mwuka we akagenda basobanura byinshi biruseho,
bakazabaho mu isi bizeye Imana. amen. Iki kintu cyo kudapfa k'ubugingo bituma habaho purigatori ngo abantu bababarirwa ibyaha byabo mu gihe runaka hanyuma bazajye mu ijuru. Iki kintu ni ikinyoma giteye ubwoba cya Satani. Satani niwe wabanje kubeshya Adamu na Eva ati gupfa ntabwo muzapfa. Imana yabwiye Adamu iti nurya kuri iri tunda no gupfa uzapfa. Satani ati gupfa ntabwo muzapfa ahubwo muzamera nk'Imana. Icyo ni ikinyoma, nicyo kinyoma gikuze cyane. Kandi ikintu gitangaje nuko gifite imbaraga muri ibi bihe, ndetse amakuru tuvana mu byanditswe byatubwira yuko kimwe mu bigeragezo biteye ubwoba bizaranga iminsi y'imperuka ni ukwizera imyuka y'abapfuye. Ariyo mpamvu Kristo avuga ati niba babwira ngo ari mu butayu ntimuzajyeyo. Ubwo ndi kuvuga babandi babona amashusho yabo bakundaga. Tugiye kugera mu bihe bidasanzwe byo kuyobywa n'imyuka y'abadayimoni yambaye amashusho y'abantu. Abantu bakwiye kubyitaho cyane. Hano hari ababonekewe mu Rwanda. Mariya ngo yarabonetse. Kandi rwose amahame uwo muntu witwa Bikira Mariya yatanze akomeweho cyane. Sinzi niba urahura n'ibitabo bibivuga, ariko ni ibintu bikomeweho cyane mu buryo budasanzwe. Ya miruho kwa kwishinkiza ku mirimo y'abantu, abantu bava za Uganda bagenda n'amaguru baje Kibeho kugira ngo bakundwe, Imana ibemere ko bagiye Kibeho n'amaguru. Ni ishyano. Hari umuvandimwe twiganaga, ntabwo nshaka kuvuga izina rye, nawe yizera ibi ngibi. Yigeze kujya Kibeho azana amazi, twabaga muri ghetto turi ku ishuri, azana amazi avanye Kibeho. Nuko mugenzi wacu arayoga, yasanze amazi ari mu kabuni, ajya muri dushe arayoga. Ayo mazi yaduteje ikibazo gikomeye cyane. Iyo twahuye tujya tubyibukiranya. Nyine abantu bakumva amazi yavuye Kibeho aho Bikira Mariya yabonekeye, ni amazi adasanzwe ko bayoze se bigakunda. Mbega ibi bintu ni ishyano rikomeye cyane, ni ikinyoma. Hano hari umunyarwanda nawe umwe wahagurutse aravuga ati ibi ntabwo ari byo. Mu rubanza rwabaye 2017. Yego, umuntu ajya kurega Kiliziya ati hari Kibeho twe twari dusanzwe mu Banyarwanda kuva kera habonekeraga umugabekazi Nyirarumaga. Ibyo uvuga ni ukuri se? Urubanza rwarabaye. Urubanza rwarabaye. Yego. Nuko Kiliziya barayikurubana no mu rukiko rwahereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ubwo ni Nyamirambo, ugera no mu rukiko rukuru. Umuntu aravuga ati arondora amateka uko byahoze imyaka myinshi Abanyarwanda bajya hariya kuramya umugabekazi wabo w'icyo gihe. Ati none ni gutaboneka mukamwitirira iwanyu. Urubanza rwari rushyushye byarabaye muri iki gihugu. Umuntu wacu yarabonetse kuki umwitirira iwanyu. Nyine ibintu bya Kiliziya ni igipagani nk'ikindi cyose. Igipagani byambaye ishusho y'ubukristo. Kandi kuba Abanyarwanda nabo ngo babonaga bapfuye nk'uko, kuba na Kiliziya nayo ariko ibibona. Nyine izi ni inyigisho. Ntabwo abantu iyo tuvuga ibi bintu be kuzana imijinya avuge ngo baribasiwe, nta muntu twibasiye, turavuga ibintu bikorwa. Birahari, abantu bajya guterekera Kibeho, bagakora n'imigenzo y'umuterekero, bakagenda batambaye n'inkweto, bagenza ibirenge, bibabaza, such things. Ibyo bintu byose ntabwo ari byo bituma Imana ibemera, si byo, ahubwo kwizera kw'abantu ibyo bizera n'Imana. Ibyo bintu rero Umunyarwanda we yarabibonye, nawe atangira kubiburana, nuko nyine yatsinzwe mu rubanza. Ariko ibyo bintu byarabaye, niyo nagira ngo nkubwire. Yego. Abantu ntabwo bakwiye kumva ibi bintu nk'ikibazo cyo kwibasirwa, kuko nta nubwo ari abakatolike bafite icyo kibazo gusa.
ahubwo n'amadini ya giprotestante ni menshi yajwemo n'uwo mwuka mubi wo kwizera imyuka y'abapfuye cyangwa se wo gusenga abantu benshi batari n'abagatulika ubu ngubu uburyo bibukamo ababo bapfuye ni uburyo buteye ubwoba bahita bakugaragariza ko umuntu murumuna we se wabo wapfuye ejo bundi avugana nawe babatura ibisigo bakabona babashyiriye indabo bakabikora mu gihe runaka bakagenda ku bituro bakongera bakabisiga bagenzi ni ibintu byinshi ariko ni ukwiboha wowe ubwawe wiboshye ku muntu wapfuye nta kintu azi wakora ibiki nta kintu azagushima rero icyiza ni ukumenya ko yapfuye ugatuza iyo umuntu apfuye koko turababara kuko ni umuntu wacu abaye igihe cyo kwirabura kikarangira umuntu agatuza akamenya ko umuntu yaragiye byararangiye nta kindi kintu kimuhuza nawe yego mu mibereho ya giprotestante nibo ntabwo bemera purigatori ndavuga bamwe njya numva twaherekeje ku gituro ariko kumva ngo igare rye ryamujyanye yitahiye Imana imujyanye heza mu ijuru ariko wajya kureba ukabona ejo nitujya mu rusengero bazongera babwiriza yuko hariho umuzuko w'abapfuye ese ni gute wavuga ko umuntu yagiye mu ijuru hakazabaho n'umuzuko ukizera ko ukavuga ko ari umuzuko ibyo bintu byose abantu bakwiye gusuzuma ibyanditswe byera tukamenya icyo ijambo ry'Imana ryavuze nk'uko babidusomeye muri Yobu igice cya 14 ndetse na Zaburi y'ijana na 46 bisubiramo yuko umwuka umushiramo bikaba birangiye amasomo menshi agaragaza uko abapfuye bamera yuko umuntu akwiye kwitaba Imana imvugo abanyarwanda bakunda cyane yo kwitaba Imana ngo yitabye Imana akwiye kwitaba Imana akiriho tukumva ijwi ry'Imana yego riduhamagara ubu maze tukitaba ntabwo umuntu yitaba Imana uko yapfuye ubu twe turabitabye Imana amen twarayitabye ntabwo umuntu yitaba Imana apfuye izi mvugo zose ni ibintu byo kujijisha abantu abanyarwanda nibo babirebye bakavuga ati kiliziya yakuye kirazira ariko icyo bashaka kuvuga ni uko kiliziya yimitse ibizira yego kuko niba kirazira yarazikuye ubwo nyine icyo yimitse ni ibizira n'ibinyuma biraho umuntu ntabwo yitaba Imana kandi uzarebe no mu itangazamakuru uyu munsi iyo hari umuntu abantu batifuzaga itangazamakuru ritaryandika ngo naka yapfuye noneho yari umuntu societe yakonese yakundaga ahita bagati yitabye Imana ariko ibi byose ni ibinyoma nkuko nejo ubundi twabivugagaho mu kiganiro cy'ubushize itangazamakuru n'abandi bose baba bagendera ku mahame n'ubundi ya kiliziya nibyo bandika ubona n'ibibashamaje icyo bafata nk'inkuru n'icyo n'ubundi kiliziya ibona ko ari cyo nkuru iyo umuntu yapfuye niba habaye impanuka hakagwamo abantu rwose bifuzwa wenda nk'abana n'ibiki uhita ubona itangazamakuru byose ryandika ngo habaye impanuka abantu babiri bitaba Imana abana babiri bitaba Imana ariko ikiba cyabaye nuko abo bantu bapfuye full stop wenda iyo ushatse kuvuga mu bundi buryo basinziriye kuko tuzi ko abantu bazazuka hari umuzuko ariko kubera ko ibyo bintu Kiliziya Gatolika igenda icengeza bafite ibintu byinshi biba biri muri Bibiliya nabo barayisoma ariko ibikorwa byabo bikihakana uko icyo kintu bakavuga ko hari umuzuko hari Kristo ariko barangiza ibikorwa bavuga bikagaragaza ko batizera umuzuko ko batizera ingoma ya Kristo ko ahubwo ari bo bafite ingoma bashinzwe no kwimika ingoma y'amahoro mu isi ingoma y'amahoro Kiliziya yizera nuko ingoma ya Roma yongera gutegeka isi niyo ngoma y'amahoro kuri ni ibintu byinshi tutajyamo muri aka kanya ariko icyo nabwira abantu n'abantu basanga ibyanditswe byera amen
bijye Bibiliya. Bibiliya ntabwo ari inyanja ngo bayaheramo, niko benshi babyizera, ijambo ry'Imana. yego, aho wahera hose bike na hariya bike ukiga. Umwuka w'Imana aragenda gusobanura, kuko ntabwo ari akazi kawe kujya ngo usobanukirwe Bibiliya. Iri ni ijambo ry'Imana, niyo ifite n'ako kazi rero kugira ngo ikwigishe wowe wagize inyota. Abantu rero bizera Imana be kwizera imyuka y'abadayimoni, be gushyiraho ibintu bitariho, be kugira ubwoba bw'ibintu bitariho, bizera Imana babane nayo, izabayobora mu kuri kose. amen. Murakoze cyane muvandimwe, tumaze iminsi itari mike dusuzuma uko umwijima waje n'uburyo uwo mwijima tuwubona, tubasha no kuwusobanukirwa. Umunsi watuganirije ibintu bikomeye cyane, birimo inyigisho z'ibinyoma ziteye ubwoba z'umwijima, koko nk'iyi purigatori dutinzeho, ko ari umuriro ubabaza abantu mu gihe runaka, bakaba bakeneye impuhwe z'abandi bantu bakiriho cyangwa abatagatifu bapfuye kera. Ibyo twasanze ari ikinyoma, kandi iki kinyoma ni Satani wagitangije avuga ko hariho kudapfa k'ubugingo, kandi iki kinyoma gifite uruhare rukomeye cyane mu ntambara ikomeye izaheruka amateka y'iyi si, y'uko abantu bazagera ubwo bashukwa y'uko ibintu bivuye ku Mana kandi bitavuye ku Mana. Yesu Kristo yatanze umuhoro muri Matayo 24 ngo nibababwira ngo dore Yesu ari mu butayu ntimuzajyeyo. Kandi koko abadayimoni bagiye gukora umurimo udasanzwe bifashishije imibiri igaragara y'abantu. Twabonye ibijyanye no kubabarira ibyaha kw'abapapa n'abapadiri. Inshuti zanjye, ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo uretse Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo gusa. Kwizera ibi bidushyira mu kaga. Twamaze kubona iby'urukiko rwa Inquisition yuko rwiteguye kwica, ntabwo twavuze yuko ari n'abicwaga, kandi uburyo bwo kwicwa nuko babatwikaga, babazirikaga ku mambo bakabatwika. Abandi batubwiye ko babashyiraga mu magereza atabona y'umwijima, ntibongere guhura n'abantu, n'ibindi bikorwa biteye ubwoba. Turabyiteze, ariko muri Kristo nta bwoba, ko Kristo niwe wanesheje. Gushimira ko watuganirije ibintu bikomeye bisa bitya. Sinzi niba hari icyo ubwira abantu b'Imana nonaha, hanyuma tugasoza ikiganiro. Tuzagaruka noneho tujya mbere tureba uko Imana yakomeje kurinda ijambo ryayo, n'ubwo uwo mwijima w'icuraburindi wakomeje kumera gutyo, ariko ijambo ry'Imana rwo mucyo umurikira abari mu rugendo rugana i Siyoni ntabwo wigeze uzima burundu. Sinzi icyo ubwira abantu b'Imana dusoza. Icyo nabwira abantu cya nyuma ni uko ibi bintu byose bibaho muri icyo gihe byatewe n'uko uyu mucyo ntabwo ari mu isi. Yego, Bibiliya ntabwo yari ihari, abari bafite ububasha bari barayihishe, yego, idasomwa. No mu bihugu byinshi, kubera ko hari n'ibihugu bike byari bizi n'icyo kiratini, abantu bahoraga baririmba domino domino batazi n'icyo bivuze. Mbese abantu bakaba muri ubwo bubata. Ariko iyi Bibiliya nubwo tuzifite muri version zitandukanye, zikaba zifitemo n'amagambo wenda adahuje n'umwimerere wayo, ariko ijambo ry'Imana ni iry'Imana. amen. Imana ifite ubushobozi bwo kunyuza, bwo kugorora ijambo ryayo mu mibereho y'abantu, nubwo hano rishobora kuba ryanditse nabi. Harimo koko imirongo ushobora gusoma mu Icyongereza ugasanga ari aho bigizemo gake, ariko Imana ishobora gukoresha iyi Bibiliya ikavugana n'abantu bayo. Rero twizere Imana igihe cyose, kandi twige Bibiliya, niyo yonyine ishobora kutwereka umucyo no kubaturwa, kubata nk'ubwo buri impande zose buzengurutse abantu. Tengere. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri igitare cy'amahanga, wariho, uriho, kandi uzahoraho iteka ryose. Ni wowe mukuru nyir'ibihe, izina ryawe ryubahwe. Amen. Mukuru w'iteka, mu bihe bitandukanye wagiye urinda ijambo ryawe, kandi nubwo umwanzi yagiye aryibasira kuva kera no kuyobya abantu, ntiwabuze kugira abo ugenderera, kandi abantu bose bagushakije n'umutima ushikamye waberetse iby'umucyo wawe. Amen.
muri iyi minsi natwe turakwiragije, ubwo hari ibinyoma bizengurutse isi yose kandi bishyirwa no mu bikorwa n'abanyabubasha. Turakwinginze ngo wowe ugendere abantu bawe, ubwo uzasange kwizera kukiri mu isi. Amen. Si twe twenyine twumvise iri jambo, ahubwo n'abandi bose bavuga ibyawe muri iyi si turabasengeye, kugira ngo ijambo ryawe rimere mu mitima y'abantu kandi bere imbuto. Tugusaba twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.